Abanjye aho muri hose ndabasuhuje, aho muherereye ku isi hose, ku migabane yose igiye itandukanye, abari ku mugabane wa Amerika, abari i Burayi, abari muri Aziya, abari muri Australia hariya hepfo, n'abari muri Afurika, mwese ndabasuhuje cyane. Amahoro n'imigisha bibe kuri wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu Umurage w'icyizere. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima uburyo mukomeje kunyereka ko turi kumwe, haba muri komantere zanyu, haba muri za like zanyu. Umwe yararirimbye ngo niyo ntavuga mu maso hantamaza, namwe niyo mutavuga like zanyu, ubwiyongere bw'aba followers, uko muri kunkurikira binyereka ko turi kumwe. Ndabikunda cyane rero, buri wese ntabwo namumenya, ntabwo namugeraho ngo mubwire merci, ariko buri wese uzi ko yabikoze, uzi ko yakoze subscribe. Hari ababashije kugenda banyandikira mu buryo butandukanye, hari abantumyeho, ni ukuri mbasabiye umugisha utagabanije. Ndabashimye cyane rero, nongera kubwira n'abandi mwese mutarakora subscribe kuri iyi channel yacu Umurage w'icyizere, ngo mwinjire mu muryango w'abanjye, kandi nzi neza ko muri abanjye, ahubwo ari kwa kundi uba ukivuga ngo ndaza kubikora, nzabikora. Abanjye ntago yishyuzwa, bikore nonaha, wishyire ejo ikintu wagakwiye gukora uyu munsi. Rwose ubu turi kuvugana, wowe ukurikiye ikiganiro, hita ureba ku ruhande rw'iburyo niba warabirangije. Niba utarabikora rero, ugenda ujya ahandi handitse subscribe, muri rya bara ugenda ukoreho, ukozaho agatoki, ndetse haza akazogera, ube wakoraho hahandi hambere ahanditse all ku bazi ururimi rw'icyongereza, cyangwa tu cyangwa tous abazi ururimi rw'igifaransa. Ni inkunga yawe rero ikomeye uri bunteye, kandi dukomeza tunafatanya, twiyubaka, tujya inama, duhugurana mu rwego rwo kugira ngo duhinduke twebwe ubwacu, duhindure imiryango, duhindure na sosiyete yacu. Ndabashimye rero cyane, ndagushimiye wowe ukomeje kunshyigikira. Uyu munsi rero turi mu ruganiriro nk'uko bisanzwe, hahandi duhurira muri rwa ruganiriro rw'Umurage w'icyizere, hahandi tugera tukaganira ibintu biba muri sosiyete yacu. Ntago duhimba, ni ukuvuga ngo ibintu tuba tuganira ahangaha mu ruganiriro rw'Umurage w'icyizere, hahandi hahurira ya masibo yanjye atatu, harimo abafana, harimo inshuti, harimo abavandimwe. Uretse ko ntekereza ko wowe uri kundeba ushobora no kuba uri mu masibo yose, waba umufana, waba inshuti, waba n'umuvandimwe. Ubwo rero hahantu duhurira, ibyo tuvuga ntago duca imigani, ibyo tuvuga ntabwo ari ibintu bitabayeho. Tugomba kujya dusangira ubuzima tubamo muri sosiyete umunsi ku munsi, mu rwego rwo kugira ngo ibitari byiza dufatanirize hamwe ko byahinduka, ibiri byiza dufatanirize hamwe ko twabizamura, tubyongerera imbaraga, dushyize hamwe mu bitekerezo byacu, mu nama zacu z'umunsi ku munsi, no mu masomo dukuramo tugenda duhanahana, buri wese akaba yakuramo ibye mu rwego rwo kugira ngo ahinduke, ibibi tubireke, ibyiza tubishyire imbere. Ndabashimiye cyane rero, nizere ko nawe utameze neza birashoboka, ubuzima niko bumera. Uyu munsi uraseka, ejo ukarira, uyu munsi ukarira, ejo ugaseka. Ibintu byose bihora bimeze gutya, hasi hejuru. Wowe rero utameze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bwaba uburyo bw'umubiri, bwaba uburyo buri morale, yewe n'uburyo buri spirituel bw'umwuka, ni ukuri wowe utameze neza, ndagukomeje. Imana yo mu ijuru ikwibuke, umwami wizera akwibuke, akugirire neza, kandi humura, ntabwo ari akadomo k'ubuzima, ibintu byose bizashoboka. Imitima itentebutswe rero, ni ukuri ndayisabiye kugira ngo Uwiteka bagarukeho. Uyu munsi rero mbabikiye iki? Mu ruganiro rw'Umurage wacu w'icyizere
mbabikiye ikiganiro kigira kiti udukosa duto duto abantu birengagiza kandi tukaba twagira ingaruka mbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Udukosa duto dutoya tubana natwo aho tuba, aho dutuye, aho dukorera, aho dutanga serivisi zitandukanye. Utwo dukosa tukaba turi aho ngaho, umuntu akadufata nk'ari dutoya, tukirengagizwa pe, ndetse sometimes ukabona byanarangiye, ariko tukaba twagira ingaruka mbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo mvuze uburyo bumwe cyangwa ubundi, natekereje mu buryo bubiri, nakwita bubiri. Hari uburyo navuga ngo buri sosiyale, bwo mu mibanire, imibanire mu muryango no muri sosiyete muri rusange. Ubwo ni uburyo bumwe. Udukosa duto dushobora kubaho ngaho mu mibanire rwose no muri sosiyete muri rusange, mu mibanire yo mu muryango no muri sosiyete muri rusange, aho ni hamwe. Hatuye udukosa dutoya dushobora kuba muri business. Iyo tuvuze business ntabwo tuba tuvuze akenshi, iyo abantu bavuze ngo business uhita wumva ubucuruzi. Ntabwo business ari ubucuruzi gusa. Business ni ikintu cyose kikugira busy, ariko ufite nyine ushaka kugikora mu buryo bwiza, gishobora kuzanira inyungu z'amafaranga cyangwa se inyungu ziri morale. Iyo mvuze inyungu ziri morale ni iz'ibyishimo, nk'ibyo ngibyo ushobora kugira mwiza imbere cyangwa inyuma. Ushobora kwibaza utese kuki utwo dukosa duto duto nagiye kutuvuga nkadushyira mu bice bibiri, mu mibanire mu muryango cyangwa se muri sosiyete muri rusange, ndetse nkaza no muri business. Buriya umuryango na business ni ibintu byuzuzanya. Umuryango na business ni ibintu byuzuzanya. Ushobora kuvuga utese byuzuzanya bite? Buriya iyo mu muryango, aho waturutse hariya ku isoko, hariya mu muryango, umeze neza, wumva utekanye, wumva utuje, burya na business yawe, cya kintu ukora kikuzanira za nyungu ziri morale cyangwa z'amafaranga, mbese izo ngizo zitandukanye, nazo zikora neza. Buriya mu muryango, ahanini mu muryango iwacu cyangwa se muri sosiyete yacu, mu baturanyi muke, niho hubaka wa muntu wacu w'imbere. Tuzabiganiraho wenda n'indisije, ariko buriya umuntu ubundi abamo abantu babiri. Muze kumfasha namwe mu bitekereze mwumve. Hari umuntu nkunda kuvuga nti ni umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere ni wa muntu umuntu wese atabona, ahubwo wowe nyirawe ni wowe uzi wiyizi, uburyo wiyizi. Ni kwa kundi ushobora kuba wicaye ukajya wumva ufite ikintu cy'igihunga, ukumva ufite ikintu kimeze nk'agahinda, undi muntu atapfa kubona, kuko hari abantu bagira agahinda bakanarenzaho, akambara, akarya, ukabona arakomeye. Umuntu we w'inyuma ukabona rwose aratekanye, ariko mo imbere yarashize. Umuntu w'imbere rero ni wa wundi wowe uzi ubwawe. Rero uriya muntu w'imbere ni nawe uzi ikimwica, ni nawe uzi ikizamukiza. Iyo ni indisije tuzagarukaho. Naho uw'inyuma ni uyu nguyu dusiga tukambara, umuntu wese akaba yahura n'umuntu akavuga ngo wow, kanaka arasa neza, wow, kanaka nta ameze gutya, cyangwa kanaka yarahindutse, mbega ngo arishifona mu maso, ibiki. Uwo niwe muntu w'inyuma. Tugarutse rero uburyo umuryango wuzuzanya na business. Iyo utuje mu muryango, wubatse wa muntu wawe imbere, ufite morale, utuje utekanye, mu rugo bimeze neza, mu baturanyi biri aho bimeze neza, buriya n'uburyo bukuzanira za nyungu navuze, ujya mutekanye, ujya museka, ujya munezerewe. Sibyo? Ni bya bindi abanyarwanda bavuze ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Aho rero ni ahantu umuryango uhurira na business. Si ibyo gusa, buriya uwo uriwe mu muryango bikugira uwo uriwe hanze. Reka nkoresha iyi terime singiro nkomeretsa. Hari ukuntu bavuga ngo umuntu ni igisimba. Niba uri umuntu ukanganye mu rugo iwawe, tuvuge nk'abantu bafite ingo, cyangwa ukaba ufite ukuntu bitagenda, ukuntu bitameze neza iwawe, muri business ntabwo ariho uzahinduka. Ka kantu ntikabura,
ka kantu ntikabura ngo inyese ipfa nyirayo yapfuye. Uretse ko ibyo ntabyemera, umuntu ashobora no guhinduka, ni uruhare rwa buri wese kuba yahinduka. Ariko buriya ingeso ni ingeso. Niba umeze nabi mu muryango no muri sosiyete, ukaba utari umuntu mwiza, no muri bizinesi kugira ngo uzabe umuntu mwiza biragoye, muze kumbwira. Kandi niba uri umuntu mwiza mu rugo, umva ni ubundi niyo ugenda uri kugenda niyo utavuga abantu barabibona. Naho rero umuryango uhurira na bizinesi. Niyo mpamvu rero mu kureba twadukosa duto duto nibanze aho hantu habiri. Reka rero duhere mu buryo twadukosa. Ese ushobora kwibaza uti ese ni gute twadukosa duto dutoya aba bantu bashobora kuba bakora? Tugiye kureba mu gisata cy'umuryango na sosiyete. Twadukosa abantu bashobora kuba bakora, ukabona nta kintu tuvuze pe, ukabona ntiduhawe agaciro pe, ukabona abantu badufashe nk'ara twamenyerewe. Bava rwose nuko ateye, kana uko ateye nyine, nuko umwihorera, nuko umufata gutyo. Ariko utwo tuntu finally tugatera ingaruka ushobora kubona nonaha cyangwa uzabona mu gihe kizaza. Zikaba zaba no kuri wowe cyangwa zikaba ku bawe nko mu muryango cyangwa zikaba mu baturanyi. Duhere nko ku gakosa ka mbere natekereje. Hari ikintu bita kutita ku bijyanye no guhanahana amakuru. Kutita ku bijyanye no guhanahana amakuru. Abazi indimi z'amahanga bakujya bakunda gukoresha ngo ni miscommunication, cyangwa kwinyora, kudaha agaciro uburyo bwo gukominika. Ibyo bintu rwose bikunda kubaho. Ukajya ubona umuntu rwose yabifashe ntabwo ari ngombwa. Ushobora no kwicara ukavuga ati tuvuge nk'abana, hagati y'abana n'ababyeyi. Turebe ibintu bijyanye na miscommunication, kutita ku guhanahana amakuru hagati y'abana n'ababyeyi. Nk'ubu haje ibintu byitwa ngo ni iterambere. Iterambere riragenda riba iterambere, hahandi usigaye ubona ikigero bigezeho abana ahubwo nibo bakanga ababyeyi. Ubona ahanini ababyeyi batinya abana. Sinzi niba ndi bukoresha ngo batinya abana. Ukajya ubona umubyeyi aratinya kwerekana kureyajisa, kugira ikintu akora ku mwana, kugira ngo umwana nyine agatangira akavuga se ubu nimubwira gutya arumva ko mutoteje. Abana bubu nabo ushobora kumubwira ikintu akavuga ati warashaje wowe mama wowe papa, ariko ubundi nk'ubwo muvuga iki, akakwereka ko rya jambo nyine wasaze ushaje. Noneho nawe wajya kumubwira ikintu ukabitinya, ukavuga uti wa mugani ushobora kuba ibyo ndi kuvuga bitajyanye n'igihe. Twese hari abantu bakoze nko muri twebwe tuzi ukuntu twagiye tubaho, ari abagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi babo nko mu gihe cyashize, mu bantu bari mu myaka za 30 rwose tuzi ukuntu umuntu yabanaga n'ababyeyi, n'abarerewe mu miryango. Igitsure cy'ababyeyi murakizi cya hato na hato rwose. Umubyeyi noneho hari ukuntu wasangaga wowe umwana, umuntu wese akubereye umubyeyi, usibye n'uwakubyaye wagushyize ku isi, n'undi muntu mukuru akaba yemerewe kuba yaguhana. Ubu rero ntibikibaho, bisigaye ni hakeya cyane, ni hakeya. Sinzi niba ari ukujyana n'injyana wa mugani, niba ari ukujyana n'ibigezweho. Twari turi ku kintu cyo kutita guhanahana amakuru nk'agakosa gatoya hagati y'abana n'ababyeyi. Umwana rwose akabaho ngaho, ukabuze ngo umwana ariga cyangwa se wenda yaranarangije simbizi, ariko rwose umwana akayagira atya, wajya kubona ukabona atahanye nk'ikintu utazi. Ukabona umwana azanye imyenda utazi, ukajya kubona ukabona umwana azanye telefone, nta kazi agira, ntuzi aho abikura. Ukabona umwana mbese afite ibintu bijyanye n'iterambere bisaba amafaranga cyangwa ubundi buryo utamuhaye, uzi ko nta n'akazi afite, ariko ni ukuri utinya no kubimubaza cyangwa ukabibona nk'ibintu bisanzwe.
ukajya ubona kuba umwana rwose yatanye agapantaro gashyashya cyangwa umwenda mushyashya bikagaragara nka mbese wowe ugize imana ahubwo kuba abonye rwose mukanahura ukavuga ngo wawu mwana uzi kuberewe agapantaro kakubereye ingofero yakubereye ariko ukaba utagira umutima wo kumubaza ngo wabikuyeho wabikuye he sinzi ikintu cyazanye ubu bwoba ukaba aho ngaho ukamwihorera ejo akazana agapantaro ejo akazana agakote bigatangira ari utwenda ejo akazana telefone ya makeya zimwe twita gatushi ejo bundi akazana zirenzeho ejo bundi akazana irenze ejo bundi akazana irenze ejo bundi akazana irenzeho nta kumubaza ngo wabikuye hehe umwana akagenda aguhindukana umwana agahaguruka akava mu rugo akagenda ntakubwiye ngo ngiye ahangaha umwana rwose akagenda rimwe na rimwe umwana mwiza akazanataha ariko agataha ababyeyi batashye ubundi kera murabizi sinzi niba mwese ariko mwarezwe buri wese afite uko yarezwe hari ikintu cyabagaho cyuko ngo nta mwana utaha nyuma y'ababyeyi n'umubyeyi hari ukuntu yagutwara akavuga ati uru rugo ni urwawe ashaka nta mwana wari wemerewe gukomanga nyuma y'umubyeyi niyo yabaga yagiye agatinda ahanini wasanga bahamagara mama uze kutuvugira kuri papa turi hafi ahangaha n'ibiki ariko ukabona ko bafite kakano k'ubwoba iyo kominikasiyo yarabuze iragenda nyine igatangira gutyo ntabwo mpakanye ko hari ababikora utwo dukosa twavuze ntabwo tuba ku bantu bose ariko umuntu agasigara abifata nkaho ari ibisanzwe si ibyo gusa iyo miscommunication uko kudakominika uko kutabyitaho byarabuze no mu babyeyi ugasanga umuntu ni umugore n'umugabo barabana ariko rwose ikintu kijyanye no guhana amakuru si ibintu bibareba niba mufite amahirwe yo kuba mufite akazi murasohotse umwe agiye muri bizinesi ye mu kazi ke undi agiye mu kazi ke ushaka gutaha araza gutaha buri wese aratahira igihe atahiye rwose umuntu akabifata gutyo akabona nta n'icyo bitwaye bikabaho ngaho ukabifata gutyo ugasanga hari n'uwabikoraga wenda kera yarabikoraga ariko kubera ko mugenzi we nawe atamuha amakuru nagahita avata ariko ubundi amakuru ntanga nayiki ugasanga nyine yanduye ya ndwara ya miscommunication we ko ataba yampaye amakuru se ngeze ndamuha amakuru ngo bigende bite ariko buriya ikibi nticyagakwiye kuganza icyiza mwigishe kuyaguha mwicare muganire mubwire utari ko gukominika bitwaye iki ushobora kuvuga utashaka gukominika akanakubeshya ariko biraruta ubusa buruta ubusabusa ariko uzi kugira ngo uwawe aba yagiye nko mu kazi cyangwa akubwira ati urabona muvandimwe cyangwa mufasha cyangwa sinzi bitewe n'uko bitana mu rugo akubwira ati kandi yewe tuvuge niba tuye ku Ruyenzi ngiye mu kazi Kigali uzi ko ariho akorera wajya kumva mu nzira iyo tugenda Uwiteka niwe uturinda ntabwo n'abapfuye yarabakundaga ariko ntibyabuze ko wakora accident ukoze accident cyangwa unakoze accident ushaka kuba uri umuntu wenda utwara imodoka ukagira utyo wenda ukaba wahura n'inzego runaka bitewe n'ukuntu wabigenje nawe wenda wanasomye no ku gacupa bakaba bagucumbikiye kugira ngo bakugorore madamu yazajya akumva ngo umugabo wawe uze kuza kumusura afungiye hirya iyo za Muhanga kandi yagiye akubwiye ko nta nubwo yagiye icyo gihe niba banavuga arabyuka nyine wowe uzi ko agiye mu kazi ngiye mu kazi yakoze cyane kuba kujya mu kazi ntabwo ibyo bintu bikwiye no kuba mama nuko nguko ugasanga rwose ukavuga icyangombwa se si uko ari amahoro yaba hari icyo yabaye yari kumbwira ntabwo wavuga ngo wahamagara umuntu buri kanya kuko hari ababa bafite n'akazi rwose kabafata pe ariko mu kintu ubona gihindutse gishobora no guhurirwamo n'izindi ngaruka ukaba wamubwira si ibyo gusa hari ukuntu rwose usanga noneho twavuze abana badakominika ababyeyi ariko hari n'ababyeyi badakominika abana nibyo pe iyo uri umubyeyi uba uri umubyeyi hari ukuntu umuntu aba yumva ko ari umubyeyi nyine uba ugomba no gukipinga akantu ko kuba uri umubyeyi akantu k'igitsure ku mwana
niyo mwaba muburaga, niyo yaba ari inshuti yawe mu buryo bumeze ute mwarubatse ubucuti, ariko hari akantu uba ugomba kwisigira. Ako akantu ko kwisigira si ako kutabwira abana igihe ari ngombwa. Hari nk'abantu baba bakorera kuri tere, uragiye uhagurutse mu rugo, abana bazi ko ugiye ku kazi, wenda bajya gukora utaha, noneho ugiye ku kazi wenda uzamarayo iminsi 3, ugasanga uragiye ntubwiye abana uti ndagiye, ntago nzaza ejo, ntago nzi uyu munsi, ngiye mu kazi kameze gutya, mwitware neza. Ubwira umwana uti suwa janti, utube intangarugero, neza nzaguhemba, kuko ubizi ko uragiye rimwe na rimwe umusigiye abantu batari mama we. Mama w'umuntu niwe wamwihanganira, ariko bishobora no gukora ikintu ugasanga baramukubiza cyangwa birengeje. Kubera iki? Ariko iyo umubwiye uti witware neza, nibura yibukana ko akantu mama yamubwiye, ndagiye neza nzaguhemba, uzaba umwana mwiza, ukajya wumva kavuga ngo ariko ubundi buriya n'abana bajye bafata konje. Umwana akaryama azi ngo mama ari buze amusengere. Hari abantu bamenyereje abana kubasengera najya kuryama, noneho ntiwababwiye kuri tari bunazi. Umwana uzumve nawe yuzi ko hari umuntu uri hanze uri bukingure nijoro, ntusinzira neza. Umwana nawe burya ntasinzira neza, akomeza avuga mama ari buze, mama ari buze, nubwo bamubwiye ngo ajye mu buriri abasinzira adasinziriye. Ugasanga rwose biri aho ngaho. Niyo ibyo bintu usanga byanangije n'indangagaciro. Za ndangagaciro na kirazira tugomba kwigisha abana zigenda ziburira muri bya bindi natwe dukora. Umwana akagenda akabura indangagaciro na kirazira kubera ko ari byo yigiye ku birenge by'abamubanjirije, wa mugani wa ya ndirimbo. Bikaba biri aho ngaho rwose, communication zikabura mu babyeyi, aho navuze haruguru rwose. Ugasanga hari n'imigani yacu yo mu gihe ya kera rwose twagiye tuba abesclave bayo, amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Utwo ni utuntu tw'udukosa. Aho ni muri famiye, communication hagati y'abana mu rugo, ubumvize hagati y'abana n'ababyeyi, ababyeyi n'abana, umupapa n'umumama, even no kuri babandi nyine baba badufasha mu rugo, bantu baba badufasha mu rugo twishyura. Ugasanga nabo ukavuga ariko se uriya se ko ari umukozi wo mu rugo, ubundi se ndirirwa mubwira iki? Ntashinzwe kubimenya, ntashinzwe kugira gutya. Ugasanga wenda yateguye nawe urimo, ntiwamubwiye uti sindi buboneke, yarangiza yategura byinshi batabimara. Iyo uri buritari ukaza ukanamutuka, ibiryo byose watetse byari by'iki, yari yakubaze. Ugasanga yari yakubaze. Birumvikana ushobora kugiramo akantu k'ikikango, aruvuga ati ni mukominika gutya, arigira uko ashatse, aragira gute, ariko wanabariranye ukareba ukuntu bisasira, ukamubwira uti ntago ndi burye, ndumva ndaza meze neza cyangwa ndaba meze neza, wenda ukaza kubabwira nimugoroba uti ntago ndi buboneke, ya masaha wenda yo kuba yazerera atari buboneke, atari bugende. Aho rero hanini mu muryango, abagize umuryango n'ubundi aba ari umugore n'abana, umugore, umugabo, abana, rimwe na rimwe na ba bantu nyine dufatanya imirimo umunsi ku munsi baba bakora mu rugo. Hari utundi dukosa rero tuba muri sosiyete muri rusange, muri sosiyete noneho rusange iri nini, iri globale. Hari ikintu bita gusezeranya ntusohoze. Tuvuye nko mu bintu by'ubukwe, ubwiye umuntu uti ndifuza ko wazanyambarira, wazankorera iki ngiki, ukavuga uti rwose ntugire ikibazo, nzaba mpari, ibyo bintu ntibigutere ikibazo. Inshuti yanjye, ku munsi w'ubukwe hakarinda hagera, uwo muntu utaramuhakanira, urabizi ukuntu abageni baba bajagaraye. Batangira kuvuga ati iki n'iki ngiki sohoka, kandi wenda wamusezeranije kuri mu bantu bazamwambara ati kanaka ntaraza, kugeza igihe utaziye hakazamo na ya miscommunication, bakanaguhamagara ntiwitabe. Urumva ukuntu ako kantu ari kabi, guhita afata undi akamukenyeza pe, bibaho mu bukwe cyangwa mu kindi kintu cyose. Ntago habura akantu kajagaraza abantu ku buryo uko babitekerezaga atari ko bigenda, ariko nagakosa wakwita gato, kuko nyuma unatangira ukanamubwira sha nagize ikibazo, ukabana mubeshya telefone baranayigize gutya, ariko ko kantu ntago wabura naho utira. Umubwira uti ntago bizashoboka, gusezeranya ntusohoze. Ntabwo ari aho gusa,
ikintu cyose wasezeranye umuntu, nzagukorera iki ngiki, nzagira gutya, nyizera, buri bumuremye mu undi muntu. Ntubikoze rero ntunamukominitse. Utwo ni utuntu duto duto rwose ukazagera ukabifata nkaho nta n'ibyabaye pe, ukaba utanamusaba n'imbabazi. Cyangwa ukaza rwose urumva ufite over confidence ukamubwira uti nagize ikibazo none se nari kubigenza gute, byari kugenda gute se? Ako wagakwiye kumumenyesha. Kuki utamumenyesha ko byanze? Ugasezeranya umuntu nzagukorera ibi, bizagenda gutya, bikarinda bigera kuri final ari wowe yizeye, ariko ukaba utanamubwira uti byanze. Ibyo bintu rwose bibaho. Hari ibindi bintu bita kurenzaho. Ugasanga ubana n'umuntu ahantu muri sosiyete, akagukorera ikintu pe kikakubabaza, ukabona ko kibangamiwe, wa muntu wawe imbere wiyumvamo ukumva agahinda. Sometimes abarwara ibifu bagatangira gusepfura, bagira blood pressure bigatangira kuzamuka, ariko ukaba utabimubwira. Kavuga uti ubuse nimbimubwira wenda arabifata ukundi, n'ikindi kintu wenda najyaga mukuraho iyindi nyungu runaka nayo irabihagaze, ukagendera kuri bya bindi ngo umurenzaho wera ibijumba, ngo witonze ngo akamishashi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntago kwitonda byakuraho ko wabwira umuntu uti wampemukiye, ibi bintu wakoze ntago nabikunze, sinishimye. Ukarenzaho, ariko nubwo warengeje kuri cya kintu, ntago wakiranduye, uko agahindura gafite nuwo kagutera cyari imbere yawe, muracyari kumwe muri sosiyete. Hari ikindi kintu yo kiba muri sosiyete nacyo akosa twita gato gato, naho gashobora kubyara ibibazo. Icyo bita gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi biragora pe, biragora. Ariko gusaba imbabazi ni ubutwari. Umuntu wese yagakwiye guharanira akabikora. Gusaba imbabazi ugasanga noneho bitewe n'uriwe, kwihagararaho, hatagira umbona ariko hagize umbona. Niba uri mu rugo uri umugabo, ariko subona ariko tese nasaba umugore imbabazi, uzabaze. Umugabo ahindukira ku buri, ntahindukira mu bitekerezo. Icyo navuze nicyo, umutima ukabari no kugushinja ku bintu wakoze bitari byo, ariko ukavuga uti jewe sinzasaba imbabazi, ukihagararaho. Ukaba uri umubyeyi, ukaba uzi ko ewana wakoze ikintu, reka nkoreshe terime y'abungo byitwa gukotora. Uri umubyeyi ukaba wakotoye pe, ariko ukaba tuvuge n'urugero, hari ukuntu ushobora gukubita umwana wawe murenganije, ibi n'ibiki wakoze ibi ngibi, wanyiciye iki ngiki, cyangwa wajya kubona ukabona cya kintu si we wakishe. No mu bantu dukoresha mu rugo hari igihe tubikora, tukamubangamira. Uwihuta agahita amutuka, akamubwira amagambo mabi, akamubwira ibibi byinshi, mu by'ukuri ukaza gusubira inyuma ugasanga si we wabikoze, ugasanga ntabwo ari we wabikoze, ariko ukaba utasubira inyuma ngo umusabe imbabazi. Kubera iki? Byose bigaterwa no kwa kundi kwiyumva, atansuzugura, yamfata te. Utwo ni udukosa turi aho ngaho. Hari ikindi rero bita kutemera ikosa, ari n'ibitewe n'icyo uri cyo, bijyanye n'ibyo ngibyo. Wakosheje uranabibona, bikunda kuba hanini no mu miryango, bikunda kuba mu baturanyi. Hakaba ari umuturanyi umva wigize indakoreka pe, akagenda akabangamira abaturanyi bagenzi be, hakaba inama, inteko y'abaturage, bakabikubwira, bakakubwira ko wabangamye, ariko nyine kubera uriwe ukihagarara ukerekana ko uramaze, ndamaze, ukumva kuri hejuru y'abandi. Ibintu byose ukaba wumva ugomba gutongana, ugomba kubura aho ngaho, abantu bakugomba ubusobanuro bwinshi. Niba uri umuntu wiyumva wenda uri mu rwego runaka, wenda ufite amafaranga, niba umwana wawe yiga ku kigo runaka, niba wahageze urumva ugomba guhabwa serivisi mu buryo bwihuse, mbese ukaba ufite ahantu wowe wishyize muri etajeri. Ntabwo ushaka, ntabwo ubyumva.
utwo ni utuntu tubana natwo muri sosiyete, kandi muze kubitekerezaho abanjye, muze kubitekerezaho mwumve ko utwo mutatuzi hirya no hino muri twebwe mu muryango, mu badukikije no hirya no hino. Hari ikindi kintu bita kwishyira imbere. Ugasanga nko mu masosiyete, tuvuga nko mu bigo runaka, ni urugero ntanze n'ahandi birahaba, ugasanga mu kigo runaka hari umuntu wishyize imbere, iteka ryose aba yigize mwiza imbere y'abamukoresha, kandi utwo tuntu two kwishyira imbere kugira ngo agume muri iyo pozisiyo, ahanini usanga yitwaza bagenzi be, akagenda akabateranya, akabavuga, akigira mwiza, akajya yishyira imbere, niba bavuze ngo hakorwe iki ngiki akihuta ngo abikore vuba, mbese kwishyira imbere. Ako kantu ni ikosa. Ariko tuze gutandukanya kwishyira imbere no kuba intore. Hari ukuba intore ukaba ufite courage, navuze ati wenda dutegure hari abashyitsi. Urumva mu mudugudu wacu tuzasurwa n'abayobozi, ukaza mbere ugafasha gutera intebe, ibyo ni ubutore. Ariko bitandukanye na bya bindi biri mu kigo kwa byo guteranya bagenzi bawe kugira ngo wumve ko uri umuntu mbese wigira umutoneshwa imbere ya boss. Ibyo bintu rwose nabyo bibaho. Hari ikindi bita gukabya. Ukajya ubona umuntu yakabije muri ereri z'abandi, muri defete z'abandi yakabije, niwe utanga amayide, tuvuge araje ageze ahantu, niba mu kigo runaka cyangwa ahantu abantu bahurira, hari abantu babiri bagiranye ibibazo, barashaka no kwiyunga ku bwabo babyoroheje, wakasa ngo ngo jewe ngo gende kanaka ngo ntabwo nabyemera. Uwo mwagiranye ikibazo akajya gusaba n'imbabazi, ukumva ugiye no kumubabarira, ariko ngo ntukigire ikigwari, ngo umubabariye utariko, ku bintu bimeze kuriya. Hari abantu bakabya, hari abantu bakabya muri sosiyete. Ikintu cyose akaba kigize kirekire, nta kantu gato, igikuba cyacitse, ntashaka ko abantu bicara ngo ibintu babyoroshye, akajya ashirishamo abandi. Aba bantu bariho, akabaho rwose ari mu kabyayire. Akaza kandi kantu rero karenze, ni byinshi cyane, ariko reka dusoreze kuri aka ngaka. Hari n'utundi muze kwandika muri comment, mugende mwandika n'utundi dusangira ibitekerezo kugira ngo no mu ruganiro rw'ubutaha twanabisubiramo umuntu agatanga n'umurongo tukiganirira rwose live kugira ngo ibibi bihinduke, ibyiza by'imikwe bihabwe intebe, twaganira. Nicyo urubuga rwacu rubereyeho. Hari ikintu bita kwica igihe. Hita witekerezaho, nanjye nitekerezeho, dutekereze no kuri wa wundi. Akantu bita kwica igihe. Noneho ugasanga twafashe n'ibintu bisanzwe. Hari akantu bajya bavuga ngo ni amasaha ngo y'Abanyarwanda. Ese birakwiye? Ubundi birakwiye ko haba amasaha yitwa yacu? Ngo ni ay'Abanyafurika. Birakwiye ko yitwa yacu? Afurika, Uburayi, Amerika, Aziya, Oceania cyangwa hapfa ngaho muri Australia. Byose ni kwisi. Ese kuki tutakwimika ibyiza? Umuntu akakwicira igihe, ukajya ubona ntashaka no kukubwira ngo paruto. Ukajya ubona ntashaka kuvuga ngo sorry. Ahubwo wanamubwira reba kuko nk'iki gihe ko twari twavuganye saa moya, ukabuje harakwica igihe no gukabya noneho. Ukabuje saa 2 cyangwa uje saa 3, bimeze bite? Ngo ari kurasetsa ye. Ngo kimenya ko agahanze umugenzi kabi yagiye. Kimenya ko agahanze umugenzi kabi yagiye. Kuki tutakuvuga ko nahuye n'ibibazo mu nzira? Nshuti yanjye. Hari tazamo n'akakantu ka communication. Wahuye n'ibibazo nibyo. Mu communique, ariko wikwihagararaho. Iteka ngo ujye wihagararaho. Noneho bisigara baragufashe abakoresha. Nongera ngaruka kubakoresha n'abakozi. Mukaba muzajya ahantu tuvuge niba ari tere. Bakavuga bati tuzahagurukira ahangaha, mugomba kuba muhageze isaha iyi kuko imodoka izabitsimbuye. Sha wakerererwaho n'iminota ingahe? Uwo mukoresha akagutokinga koko. Ugasigara warahawe izina. Yajya hamagara akavuga muze kwibuka kanaka, ese ubu yajera, iteka akajya ahora agufiteho ikibazo, we ntiyitekerezeho. Hakaba undi munsi inshuro zirenze n'izo ngizo bakwiriza ku muhanda
cyangwa aho mugomba guhurira, ntanaze ngo akubwire ngo sorry kubera ko ari umukoresha, agahita azana ka kantu kitwa kwihagararaho, kudasaba imbabazi kubera ko ari umukoresha. Gusaba imbabazi ni ubutwari, mureke tubwimike. Yerega uwo muntu nubwo umukoresha nawe rega hari icyo aguha, hari icyo akugomba kugira ngo ugire icyo umuha. Ntabwo ari uwo guteshwa agaciro rero ngo wumve ko ari ahantu wamurambitse. Hari ibyo akugomba mu kazi, nawe hari ibyo umugomba nka boss, ariko utuntu tw'udukosa dutakumva uti pardon twabakereje, simple geste, akajambo kitwa sorry cyangwa mbabarira. Mbabarira ko mukavunana kubiyo kari mu Kinyarwanda, basi sorry. Rwose ugasanga rwose ikintu cyitwa igihe cyaranze, twamaze no kubifata gutyo ngo abyakire nyine ndi umwirabura, ugasigara noneho umukoro wa muntu mwahanye igihe ngo atekereze impamvu wakererewe kandi ari wowe wakayimubwiye. Ni ibintu byinshi rero twadukosa nakomeze mvuga aho hari muri societe, ntabwo ari twonyine, hari n'andi mwandika muri commentaire, tuhazongera tugakora n'ikindi kiganiro. Aho rero hari mu gisata cy'umuryango na societe. Reka rero tugere mu gisata kijyanye na business, ariko reka tubanze tuvuge ingaruka kuri utu dukosa twita dutoya. Ingaruka zishobora kuba ari nyinshi. Hari ukuba haba gusenyuka k'umuryango, ntabwo nirwo wenda njya kubijyaho cyane. Niba nta communication hari, gusenyuka k'umuryango birumvikana. Kuba byateza kutumvikana mu muryango birumvikana. Kuba byateza guhangana mu muryango birumvikana. Kuba byateza kwigira ikigenge birumvikana. Kuba byateza cyane nko kwigira ikigome, cyane nko ku bana. Umwana agenda atangira kwa kundi gake bikarangira, akabona nta n'umubaza. Umwana murabizi muri societe iwacu, mu gihugu cyacu harimo urubyiruko rwinshi rwishoye mu biyobyabwenge pe, kandi ugasanga wakoresha imibare ugasanga rwa rubyiruko rwishoye no mu biyobyabwenge. Abenshi baranifashije, bafite famiye zifashije, bafite aho bataha heza, ntacyo babuze, ariko kuba umwana yaragiye ajya mu kigare, nta communication, ntashobora kuza ngo tumubaze ngo uvuye hehe. Umwana agatangira muri cya kigare akagenda akuramo utuntu duto, agatangira azana kagapantaro, ntumenye ko wamuhaye kagapantaro hari n'ibyo nawe yamugombaga. Umwana akishobora mu biyobyabwenge cyangwa izindi ngeso mbi, hakazaziramo ingaruka z'uburwayi no gusara no gupfa. Ibyo byose ni za ngaruka bishobora kwangiza ubucuti. Ziriya ngaruka zishobora kwangiza ubucuti. Kuba byonyine wasezeranije umuntu ntusohoze, kuba yakwimurira icyumba cy'inshuti ze, rwose bibaho. Hari abantu bafata imyanzuro yihuse rwose agahita no gusiba. Mvira mu nshuti si mvira mu Rwanda, ariko nawe ubutakaje umuntu, kandi umuntu wamenye izina, kandi ku kantu gato ari gukosora bikemera. Ugasanga byangije ubucuti. Umuntu murabanye kwa kurenzaho, niba umuntu yaragukoreye ikintu ugahora urenzaho, umva ukajya wumva hari ukuntu wamwimuye. Ntushaka kubimubwira ko byabaye, ariko cya cyizere wamugiriraga, hahandi wari waramuparitse mu mutima wawe, cya cyumba cyiza wari waramushyizemo, ukakimukuramo ukamutereka muri annex. Ni byinshi cyane twabivugaho. Hari ibindi byitwa guhabwa akato. Ukaba wakwirukanwa mu muryango cyangwa muri societe kubera utwo tuntu duto ugenda ukora, ugasanga abaye iciro ry'imigani. Ugasanga abaye iciro ry'imigani rwose. Societe ikavuga to ni wa wundi uriya se urusezeranya ntasohoze, uriya utazi gusaba imbabazi. Ukajya ubona umuryango nyine wagufashe nk'ikintu kidasobanutse. Ugasanga baguhanahanamo amakuru, bajya bahora bakavuga ese kanaka bitapfa bakurereye rwose. Ukabona wahawe akato muri societe. Abantu ntibagishaka kukwizera, abantu ntibagishaka kukwegera, abantu ntibagishaka kuguha akazi, abantu ntibagishaka. Kubera iki? Twa tuntu dutoya utahaye agaciro baguhanahanyemo amakuru ku buryo societe yose kumenya.
hari akandi kitwa gutakarizwa icyizere. Niba umuntu wamwiciye gahunda nta sori, ejo niwamubaza bagushakaho amakuru. Tuvuge nkatwe igemba mu nzego za sinema, murabizi hari umukinnyi uba uzi gukina pe, azi gukina, afite impano. Aba directors mukurikira urubuga rw'umurage w'icyizere wenda mwaza kutubwira, ariko ugasanga umuntu ni umukinnyi, ariko bakabona nka filime, akaba ari umugiye gukora filime nshyashya, agahita avuga ati ariko akareba umuntu mu character, akabona Margarita yamufitingamo, yamukoramo, akabaza urugero nk'umukoresha wanjye, akabaza nka Papa Sava, ahubwo ati ariko Margarita ko numva nshaka kumukoresha imeze bite. Abo mvuza ni ingero. Akavuga ati azi gukina pe, ariko ikintu cyo kubahiriza igihe, niba mvuza akihangana uzagikora, ariko ka kantu yagashyizemo. Ugasanga hari abantu b'abasaza bazi imisango pe, aho ugasanga bagenda bava kuri gahunda kubera kwa gutakarizwa icyizere. Ni henshi gutakarizwa icyizere, murabyumva hirya no hino mu buzima bwa buri munsi, kubera dukosa twawe twa hato na hato, byaba byo kwishyira imbere. Society umva ikagushyira inyuma, kanaka wishyira imbere, ukajya ubona mu kazi nta n'umuntu ushaka kuvugisha, ukajya ubona wowe barakwizoye, bagushyize ahawe wenyine. Aho navugaho byinshi, ugasanga nyine wabuze support runaka. Niba ari umuntu wari kugufasha, niba ari umuntu wari kuguha amahirwe runaka, ntuyahabwe kubera ko agakosa gato wakoze. Wowe ukajya wumva biroroshye, ariko abandi hakaba hari uburyo bari kukubona, kandi ukazasanga ya support ugomba kubona, ugomba guhabwa, bizaba ngombwa ko basaba amakuru muri society ubamo cyangwa mu muryango ubamo, ugasanga utakaje support. Ugasanga bya bindi byo kwica igihe, ari amahirwe ubuze pe. Hari abantu benshi rwose indege zijya zisiga. Ngenze urugero rw'umuntu indege yasize rwose, yari yahawe amahirwe y'ahantu agiye muri formation hanze, baranayikansoringa. Aho wenda ni ibintu birenze, ariko no muri society hano iwacu hasi rwose wabura support. Wese urundi se ndamufasha ngo bigende bite? Hashobora kuzamo rero n'ihohoterwa, kwa kudahanahana amakuru. Niba utahaye umuntu amakuru, twatanga nk'urugero, niba ari abantu babana mu rugo, ukaba utamubwiye uti ngiye ahangaha, yajya kumva ngo ugira ikibazo ahantu mu nzira atanagukekagamo, uri kumva, ashobora no kutaguha agaciro, bakajya bamubwira ati kanaka wawe ari ahangaha, ntaguha agaciro, ukaba wanahahurira n'ibibazo bitandukanye. Kudahana amakuru mu muryango, biriya bintu ni bibi, bitera ihohotera hagati y'abashakanye. Murabizi, ntabwo ndi bubijye muri detail. Ni ikintu kibi cyane mu kazi, noneho muri society. Ibyo ni ibintu buri wese ahangaha ashobora kwibaza akanisubiza. Izo rero zari ingaruka muri make, mu ncamake. Hari n'izindi twaza gukomeza kunganirana. Aho ngaho hari mu gisata twarebye kijyanye n'umuryango na society muri rusange. Reka rero twirebere muri business. Business twabivuze ni ikintu cyose gishobora gutuma uba busy, ariko ukagikora neza kugira ngo ugire inyungu, zaba morale cyangwa inyungu ziri materiel. Nuvuga ngo business, udukosa duto tubamo, hari ibintu byitwa nko udufaranga tutanditse. Tuvuga nk'abantu b'abacuruzi, ukaba ucuruza ariko ukajya ukoramo amafaranga, hatambutse udusambusa uguzemo, hatambutse akanyobwa urariye, hatambutse agakantu uragafashe, hatambutse no mu rugo disi nari nkeneye uriya mutako, no mu rugo ukoramo muri kese nta kwandika. Kandi jya umenya ko ubundi ubusanzwe mu bucuruzi haba harimo abantu bizeye comptabilité, ngira ngo baraza kumfasha, byo bita ngo bira. Sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda, ariko birahari, hari terime yabyo. Haba hagomba kuba hari ibyinjiye, hari n'ibyasohotse, hakaza kubaho na dépense. Ibyo ni ibitabo byose biba bigomba kuzuzwa kugira ngo
uze kwicara nawe ubwawe wideribere, wikorere kontabilite, urebe niba mu kazi kawe uri kunguka cyangwa uri guhomba, urebe niba inyungu yawe utari kuyibona ariko wakoze kuri konti itariyo. Ugasanga niba uri mu bucuruzi aho kugira ngo ibyo ucuruza bibe ari byo byirangura, uri gukoresha yandi yo hirya mwashyize kuri konti y'umuryango, wowe ukajya wumva ntacyo bitwaye kubera ko ahari. Ariko ako ni agakosa gatoya gashobora kukwicira bizinesi. Hari icyo bita gusesagura, ukajya ubona ufite ibifaranga byinshi pe, ni nawe wabikoreye, aho ukajya uvuga n'ejo nzabona ndi, n'ejo azaza, reka nikorera ibingibi, ibintu bitateganijwe bidafite na gahunda, ibintu wari no kureka ntibigire icyo bigutwara. Reka ukajya ugura ibintu bidakenewe, aba ari ayawe wayavunikiye ntawe ukuveba, ariko nabyo byica bizinesi. Ni udukosa rwose ubona nta kibazo. Ni byiza kuba wakoreye amafaranga yawe ukagira n'igihe cyo kujya kwishima, ariko ukavuga ati se ubundi aya mafaranga ngiye kwishimira ari mu kihe gice? Hari ibintu tujya twigirira twebwe abantu benshi, ntago navuze ko ari mwese, ugasanga niba ubonye amafaranga runaka, nk'abantu baba bakora wenda muri serivisi zihemba ku kwezi, ugasanga wibuka gusevinga ari uko wamaze gukuramo ibintu byose. Tuvuge niba uhembwa 500, urabanje mu gihe uyafite ni byiza wishyuye inzu, ukoze stoke mu rugo niba ariko bigenda, wishyure n'abana simbizi, uguze imyenda, noneho bwa bundi busa bwasigaye ukabikubita kuri konti. Mu by'ukuri ubundi ukuntu bikorwa, buriya usevinga mbere wewe wiha gahunda ukavuga uti ndaza gushyira 30 kuri konti, cyangwa nzajya mbishyiraho buri kwezi cyangwa 10 cyangwa 5. Kuko hari igihe iyo ugiye gusevinga nyuma ushidukana n'ikintu usigaranye, usanga nta kintu ufite, ugasanga nta kintu usevinze kubera ko wagiye ubona ibintu wasesaguye, waguze ibitari ngombwa. Utwo dukosa dutoya muri bizinesi. Hari ikindi kintu cyitwa kubeshya. Niba uri umucuruzi ukaba uri aho ngaho ukajya ukora amapibulisite y'ibikabyo, mfite iki ngiki muzaze, ibi bintu byanjye ni karite ya mbere from igihugu runaka bazi gishoboye. Umuntu akajyana niba ari umwenda yaba cyumesa irange rikaba rivuyemo, umwenda wari pinki ugahita uba white, kandi urabizi neza. Ugasanga kandi wamuciye amafaranga ahwanye na cya kindi cya original. Harya buriya muri bizinesi kuvugisha ukuri, umuntu avuze ati uyu mwenda naya ariko hari na original yayo, wenda iyi ni karite ya 2 ya 3 n'iki, hari icyo byaba bitwaye? Ukamubeshya. Hari nk'igihe haza abantu batazi gusoma, batazi kureba, urabizi neza ko ibyo bintu ugiye kumuha date d'expiration yabyo yarangiye, byamaze kuba expire. Hakaza umuntu uzi ubwenge, wakimuhereza akabasha kureba kuri ya tariki byarangiriye, ukajya ugishyira inyuma, warangiza hakaza undi kuko uzi ko atazi gusoma, kuko wenda ubona mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugahita umukubita cya kintu. Nagera mu rugo agahura n'abana cyangwa agahura mu nzira n'abacuti baba bazi kubireba, wamubeshye kugira ngo azagaruke bizaba bigoye. Uti niyo atagaruka haza abandi, ariko niba haza 12 hazaza 11. Ako nako ni akantu tuba tugomba kubara. Hari ikindi kintu yo muri bizinesi bita twavuga nko kutita kuri feedback z'abakiriya. Umukiriya akazavuga ati yafu wampaye yari ikonje, ko biha agaciro, n'undi yaza ukongera ukayimuha, feedback zibaye zingahe? Abantu bakuguriraga aho ngaho ntibazagaruka. Wowe uri kugenda umubeshya karite itariyo kugira ngo ibintu byawe bikunde bigende, ariko baraje umunsi birashize, ejo bashobora kutagaruka bakabibwira n'abandi, ugasigara noneho uri ikibazo muri sosiyete. Bizinesi yawe nayo ikaba yahura n'ikibazo. Harimo rero no kutakira neza abakiriya. Ubundi abakiriya we niba wicaye aho ngaho muri serivisi runaka, mu kintu muri bizinesi yawe, twavuze ko rizana amafaranga cyangwa rizana ikindi kintu, akira umukiriya na yombi. Nibyo bahora batubwira, kandi amafaranga yose arasa. Ariko ugasanga umuntu muri bizinesi ye hari abantu yafashe
yakira mbese umuntu uje mu modoka gusa, turabazi, bakaba bari ahantu rwose mukagenda muri benshi, akabanza kureba icyo ujemo, uko uza uparitse, uko uje umeze, ugasanga naje nyuma yawe, ariko agahera kuri wa muntu, inshuti yanjye amafaranga yose arasa. Uwo ngo ugiye kureba gutyo ejo ashobora kutagaruka, ibyo nabyo ni ikibazo. Ndi kugenda ibintu byose tubyumvaho, icyo nzi cyo aka kantu tuba tukaziranyeho. Noneho hari ibindi bintu biba mu maserivisi, cyane cyane inzego runaka, pana bizinesi y'ubucuruzi. Reka tujye mu zindi bizinesi zo gutanga amaserivisi, ugahita usanga umuntu ntabwo ajyaho agaciro umuntu, kandi yagukoreye ikintu. Tuvuge nk'urugero, ugasanga uri umuntu ukora muri serivisi ahantu runaka, ni wowe ugomba kuza gusinya kuri sheke cyangwa ku kintu icyo ari cyo cyose, kugira ngo uwabakoreye ikintu runaka, uwagukoreye ikintu runaka, cyangwa urwego rw'ako kazi wakoze icyo kintu, yishyurwe nawe abeho. Niba tuvuze nk'abacuruzi, ugasanga cyangwa abubatsi, ugasanga tuvuge n'urugero, ni ingero ndi gutanga, kandi mwese tuba tugiye tubiziranyeho. Umucuruzi yaraje apatana, umwubatsi apatana kubaka ikintu runaka muri serivisi runaka, akarangiza kubaka, akagera noneho igihe aza kusaba kwishyurwa, ni wowe muntu ugomba gusinya kuri sheke, ukiburisha pe, ukiburisha, cyangwa mukajya muhura, niba muhuye muri biro mugahura kuri biro yawe, ukamureba nk'ejo hashize, kubera ko serivisi wowe wamushakagaho yamaze kuyitanga. Wowe icyo umugomba, mbese imisozi wowe wirukaga warayikirutse. Ni byiza, ufite icyo uzerekana, ni byiza rwose, umuhigo wawe wagezweho. Ese waba utekereza ko uwo muntu uri kukwirukaho gutyo nawe hari indi mihigo yahize? Waba utekereza ko uko igihe hari amafaranga kuri wowe, nawe igihe kimuvuna? Aho hazamo akantu ko kwikunda, ese ubwo n'iki ko uwo muntu wubatse icyo kintu, nahereye ku bubatsi, nta wantumye, ndi guca mu rugero, ariko twese tubiziranyeho. Uwo muntu wakoze icyo kintu wubatse, reka tugume aho ngaho, ubwo n'iki ko nawe ibyo yubakishije atari byo yikopesheje? Ni ukuvuga ngo abaye umuhemu kubera wowe simple geste akantu wari kumukorera gutya. Ibyo bintu ko bitagombera amashuri, wa mugani wa wundi, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize, kuki uwo muntu ukomeza kumusiragiza ku kintu umugomba, kuri serivisi we yaguhaye? Kuko wowe wumva mbese ako ni akantu ko kwikunda nako kabaho. Hari ikindi rero cyitwa kutagendana n'ibigezweho, ugasanga muri bizinesi yawe ntabwo ushaka kugendana n'ibigezweho, ukaba uri aho ngaho, reka mvuge wenda nko mu bantu bakora nk'ubucuruzi wenda bw'amaresitora n'amabare, ukaba aho ngaho rwose wikorera biri aho ngaho, nta kuvugurura, ibintu byawe ni ku nkwi, ni ku makara, ni byiza nabyo ngo ni nabyo biryoha, simbizi, urumva? Ariko tekereza n'igihe ikintu, ifiriti yo tutanga urugero rw'ifiriti iri bumare ku makara, niyo umare kuri gaze, kandi ubwo bushobozi urabufite, aho ukabivuga resitora yanjye se kwizwi, nanditse amateka, akantu kitwa nanditse amateka, ngewe nanditse amateka, ndazwi, ni kwa kanaka, mbese wawe habaye na rebisi, ubwira uwo bisi uti ndasigara kwa kanaka, ukumva ibyo birahagije. Njyana n'injyana no muri serivisi bibaho, ugasanga wakoraga ahantu mu kazi runaka, uri umudaktilogarafe, kwa ukundi wandikishaga imashini za kera abadaktilogarafe, ukabaho rwose, ukumva nta n'ubushake ufite bwo kujya kwiga gukoresha kompiyuta, ntushaka kugendana n'ibigezweho, ukavuga uti aka kazi nkarambyemo, ukumva nta wakwirukana, hakazaza b'abana batoya cyangwa abantu bakuru bagize ubwenge bwo kujya kwigira, akaza noneho bashaka noneho uzi kompiyuta wihutisha. Turi mu gihe cyo kwiruka, njyana n'injyana, ugasanga rwose wishyize aho ngaho akavuga ajya no ku ngoko,
birenze, ndazwi, nagize gutya, ndambye aha. Kutajyana n'igihe ni ikibazo gikomeye kandi gishobora kukuzanira ingaruka ukumva nta n'ikintu bitwaye, cyangwa ugahora ushyira ejo. Ntabwo ko wagiye kwiga ibintu bijyanye na computer, tujya twumva amatangazo menshi aho bigisha amakompiyuta, aho bigisha indimi, abapo nzaba njya kubyiga, nzayikaba ntiyishyuzwe, ugashiduka bagukoreyeho returu, bakazana noneho ubishoboye. Tugire kuraje. Hakaza rero n'akantu navuga ngo ni ukwikunda bikabije. Kwikunda bikabije ni kwa kundi navuze hariya muri serivisi, ukajya wumva ibyawe byagerwaho ariko iby'undi ntibigerweho, ukumva ko niba umuntu utamufiteho inyungu nta na serivisi ugomba kumuha. Niba umuntu waje muri serivisi ufite uburenganzira, ugashaka nyine nko ukavuga uti n'ubundi uyu nguyu iyi serivisi ari kunsaba nta n'icyo nzamukuraho, nta kintu na kimwe, ugahita umutera uw'inyuma. Ibyo bintu nubwo uri kubikora ubikoze uwo, ariko rwose ni akantu gashobora kugiraho ingaruka. Witambukira umucaho pe, ukajya umucaho rwose ku ntebe rwose imbere y'ibiro byawe ukigendera. Hakaba hari aho muzanye baguhamagaye, mubiziranye, mukicarana muri biro, ukabaha serivisi, ukongera ugakinga urugi ukigendera, ukamucaho, ejo ukagaruka ukongera ukamucaho. Nshuti yanjye, ibyo bintu bigira ingaruka, hari igihe bigira ingaruka. Utwo tuntu rero twose ikiba kiduhagarariye twose muri bizinesi, ahanini ibyinshi, udukosa dutoya twinshi dushobora gutera ingaruka muri bizinesi, tuzana twubakwa ku kintu cyitwa ruswa. Umuntu ugasanga ruswa yaramumunze, ugasanga ruswa yarakumunze, atari uko ayo mafaranga wanayabura. Ukumva umuturage kuba yaguhaye amafaranga 10,000 kandi uhembwa 500, uzi ko we noneho abayeho ku bukoboyi, ariko umuntu ntiwamuha serivisi kubera ko ataguhaye ya ruswa, atakuguriye icupa, ataguhaye amazi y'ikaramu. Ni ibintu byinshi muri bizinesi dukosa twita dutoya, noneho muri bizinesi tukuva ngo tubifitiye uburenganzira, mbese ni igihe cyawe, nta kintu uwo muntu ari bukuvuguruzeho, ariko no dukosa tube. Utwo twose rero tuvuze n'ibindi buri wese yavuga aha ngaha muri bizinesi, nk'uko twabibonye hejuru mu muryango no muri sosiyete, nabyo bigira ingaruka. Mu bucuruzi ushobora guhomba, ugataha pe, muri twa dukosa twavuze haruguru, ugataha burundu, ugakinga, ukanibagirana, ugasigara ahubwo ari wowe ingaruka zose zijeho, depression, ibi byose bikaza kubera ko kwihagaraho kwawe wagiye ugira, bwa bwiyemezi, kwa kwigira indakoreka. Uzagira n'isoni zo gusubira inyuma kugira uze kwaka serivisi babandi nawe wateye agahinda cyagiye, babandi nawe wimye ibyo bari bafite uburenganzira. Si ibyo gusa, bizana ihohoterwa. Utwo dukosa tuzana ihohoterwa. Ihohoterwa, ubwoko bw'amahohoterwa turabuzi. Ushobora rwose ubwo bukosa butoya nibwo buzamo kwinjiriramo za ruswa. Izo ruswa zishobora kuba zishingiye ku gitsina, zishingiye se ku mafaranga. Ibyo byose turabizi, turabibona. Niba bitarambayeho byabaye ku wundi cyangwa bizaba no ku wundi, niyo mpamvu tugomba kubimenya tukabirandura, kandi tukabirandura twihereyeho, tugenda twongera mpaka igihugu cyacu no hanze yacyo, ndetse twagira ariko tukamamaza ibyiza. Iryo hohoterwa rero rishingiye ku gitsina, ni hanze uzasanga umuntu, hari abantu batanga serivisi bitewe n'uko umuntu ari igitsina runaka. Izo ni ingaruka muri bizinesi. Ugasanga hariho indi ngaruka y'imibereho mibi ku bagenerwabikorwa. Niba umuntu aje gusaba amafaranga y'ibyo yatanze,
ayo mafaranga nawe afite icyo azayakoresha, afite inshingano. Niba se atabonye ayo mafaranga ngo yuzuze inshingano, imibereho mibi nyine mu muryango irakomeza, ubunyangamugayo bumushireho, bamuhindurira amazina, dore wa wundi wambura, dore bihemu, kandi ariwe wabiteye. Kantu ko kumusinyira karabaye ikibazo, amatariki amurengana niba yaratse kredi. Ibyo bintu byose turabizi, ni ibintu umuntu wese yakumva, ahubwo ni utuntu duhora aho ngaho twafashe nk'udusanzwe, twamenyera ukagera ukamenyera kuvuga ngo yewe ngo n'ubundi ngo harango sheke bayitanga batinze, kandi abayitanga barasinye, harabura wowe umwe wigeze ndakoreka. Hashobora kuza rero n'ingaruka yo kwirukana niba udatanga serivisi nziza muri bizinesi yawe, nk'abantu bakorera ibigo runaka cyangwa se inzego runaka. Uwo nguwo wanze guha serivisi azaba umwe, babe babiri, babe batatu, aho ngaho hafite ijambo aho uri kuyobora, ariko hejuru hari igihe hazaza umuntu ukuruta, bakaba bagutangira ripoti, ukaba wanakwirukanwa hejuru y'ikintu wari gukora, akantu gato ko kuba inyangamugayo. Ibyo byose rero nubwo hari no muri bizinesi bizana no gusenyuka k'umuryango. Bya bindi twavuze ko umuryango wuzuzanya n'ubundi na bizinesi. Niba wahombye, washoye amafaranga y'umuryango, niba waracuruje uhereye ku nguzanyo, wahereye ku nguzanyo ku ngwate z'umuryango, wenda si ukuri umugabo w'umuntu, ushobora no kuba muri abavandimwe bakaguteraniriza bakavuga ati fatira ngwate y'inzu umuryango wadusigiye uyigwatirize, umuryango ukaba urasenyutse. Ni ikibazo gikomeye, ni byinshi abanjye ni ukuri. Birakwiye ko muri uru rubuga rwacu, muri uruganiro rwacu, tuzajya dusasa inzobe, tukita kuri bya bintu bishobora kubaho gutyo, ubwo two dukosa duto tutumburirwa icyizere, twubaka icyizere, duhugurane, twubaka umuryango, tujya inama, kandi twagora tuvuga ngo niko bigenda, ubwo nuko nyine ikintu tugifate nkaho cyabaye, nuko nyine umuryango ugenda usenyuke ku bintu byoroshye, abantu bamarane, abantu basigare nta bucuti bukiriho. Ingaruka zizavamo aho hose muri ibyo twavuze, ibyo nabashije kuvuga, ibyo wowe wavuga, ibyo undi yavuga, nta bindi ni ugusenyuka kwa sosiyete. Nimureke twubake sosiyete yacu. Nimunyemerere rero ngarukiriza aha ngaha, ariko ndasoreza ku kintu kigira kiti, ese twibaza hano mu ruganiriro, igihe uri kubabwira, nawe uri kunyumva ukurikiranye iki kiganiro, n'undi uzacyumva cyangwa uzakibwira, ibi bintu birakwiye? Ese hakorwa iki? Ni umukoro rero wa buri wese, uwanjye, twifuza gufatanya muri uru rugendo rwo kwiyubaka, kubaka umuryango no kubaka sosiyete muri rusange. Nongere mbabwire rero ngo wowe utarakora subscribe, shyigikira dukomeze tuganire, ukore subscribe. Abamaze kuzikora mwese kandi nshimira, nongere mbabwire ngo mukore share, comment zanyu, ibitekerezo byanyu, ibyifuzo n'itegeko kuri jye, na like zanyu nziza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, amahoro Imana itanga aruta y'umuntu wese yakwibwira, abane nawe ukurikiye iki kiganiro n'ubwenge bwawe n'umutima wawe wose. Bye.